jeshi ya serikali tunaimaliza imekufa, hawana tena nguvu ya kupigana. Ndio raia sasa naye atatia haki zake mbele. Ni ikiganiro gisa n'icyarikoroshe cyane abantu benshi bari bategereje nyuma yo gufata Bunagana ndetse no kuvugwa cyane. Gen Sultan Makenga yaganiriye n'itangazamakuru aho umunyamakuru yamubajije ibibazo ariko akaza kubyandika mu kinyamakuru cye. Yamubajije ibibazo bigiye bitandukanye birimo iby'u Rwanda, birimo ibye nawe ubwe, umuryango we ndetse n'ibindi byose. Muri ibi bibazo hari amabanga menshi yagiye ahishura abantu benshi batari barigeze bamenya. Uyu munyamakuru yatangiye amubaza ati ese ko umaze imyaka myinshi urwana kandi bisa naho wiyemeje kurwana gusa, niki ushaka kugeraho? Ese wizera rwose amahoro nk'uko ubivuga? Sultan Makenga ati mbere ya byose ugomba kumenya ko nizera amahoro, niyo mpamvu muri 2013 nakuye ingabo zanjye Goma. Ariko amahoro ntabwo ari impano uhabwa ku isahani ya feza, ni ikintu ugomba kwigomwa byinshi, harimo n'ubuzima bwawe kugira ngo ubigereho, urinde kandi urwanire ikiguzi icyo ari cyo cyose. Njye narwanye muri iriya myaka yose kuko dushaka amahoro n'amahoro ku baturage bacu ndetse n'igihugu cyacu. Ariko niba tudashobora kugera ku ntego zacu binyuze mu bunzi, twitegure kurwana kugeza ku muntu wa nyuma. Intambara yanjye irwanya akarengane kazanywe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, bwahindutse intebe y'ibihugu by'iburengerazuba bitegeka uko igihugu gikwiye gucungwa. Ninjiye muri urugamba hashize imyaka isaga 32 ubwo nari umuhungu muto cyane. Mfite imyaka 17 nabanje kurwanya ingoma ya Habyarimana mu Rwanda. Uyu mugabo yashaka kwica abatutsi bose. Nari umunyamuryango wa Rwanda Patriotic Front. Ninjiye mu ishyirahamwe muri 90 muri Uganda kubera ko ntakundaga ubutegetsi bwa Habyarimana kimwe n'ubutegetsi bwa Mobutu. Umunyamakuru yahise yongera amubaza ati ikibazo byagenze bite nyuma y'intambara mu Rwanda? Makenga ati intambara irangiye mu Rwanda nahisemo kurwanira igihugu cyanjye, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nimukiye mu Rwanda njya mu Burundi kandi niho nahuriye na Mzee Laurent Kabila. Njye na Mzee twasangiye intego imwe yo kubohora Kongo, ubuyobozi bubi, ruswa bya Mobutu bwari bumaze gusenya igihugu. Nibwo muri 1996 twatagizaga urugamba rwo kubohora Kongo hamwe na Mzee Laurent Kabila. Muri kiriya gihe twese abanyekongo barwaniye intego imwe, ariko igihe twatsindaga intambara twiswe abanyamurenge, itsinda ry'abatutsi batumvira. Twahamagariwe abanyamahanga n'umugabo umwe twari dushyigikiye, hanyuma dusabwa gusubira mu Rwanda aho twari turi. Ibi byarambabaje cyane. Navukiye muri Kongo, hurira muri Kongo, nyuma njya muri Uganda, njya mu gisirikare kugira ngo ndwanye ubutegetsi bw'u Rwanda bwashaka gukuraho abatutsi bose. Nari nizeye ko umunsi umwe natwe dushobora gutangiza urugamba rwo kubohoza igihugu cyacu. Kongo uhereye ku buyobozi bwa kinyamaswa bwa Mobutu ufasha umuntu kuba perezida ukoresheje imbunda, ariko iyo we bamuteye abo wa mbere mu bahohotewe. Mzee Kabila we yari umunyapolitiki mu gihe njyewe nari umusirikare, kandi ururimi nzi n'urw'imbunda gusa. Inzu yanjye yabaye mu gihuru irwanya akarengane n'ubutegetsi bubi muri ako karere. Kubw'ibyo rero iyo umunyapolitiki ashaka gukina nanjye politiki, igisubizo cyanjye ntikizaba podium ya politiki, ahubwo ni ingunguru y'imbunda kuko niyo nzira yanjye yo guharanira uburenganzira bwanjye. Nizera ko impamvu turwanirira zumvikana kandi ziboneye, zirimo kuzana amahoro, ubumwe, imiyoborere myiza, ndetse n'abanyekongo bose bamaze imyaka ari impunzi, harimo n'ababyeyi banjye basubira mu gihugu cyabo. Gusa nyuma ntabwo naje gukomeza kwemeranya na Mzee Laurent Kabila. Nuko nyuma njye n'abagenzi banjye twiyemeza kurwanya ubutegetsi bwe, maze ubwo yaramaze kuduhemukira twashinze ishyaka ryitwa Kongre y'igihugu ishinzwe kurengera abaturage, CNDP. Twarwanya ubutegetsi bwa Kinshasa igihe Kabila yicwaga n'umurinzi we, umuhungu we. Yarigaruriye ubutegetsi, ariko ikibabaje nuko yanagize imitekerereze imwe yo kutubona nk'abanyamahanga ngo ndetse duteze ibibazo kandi turi abanyarwanda. Ariko nawe akibagirwa ko nawe akomoka muri Tanzania, kandi hari n'abanyekongo benshi bashidikanyaga ku bwenegihugu bwe. Hanyuma nyuma yo kurwana imyaka mike habaye amasezerano y'amahoro twasinyanye i Nairobi muri Kenya. Amasezerano afite ibintu bimwe na bimwe byashamikiyeho, harimo igihe cyo kuyashyira mu bikorwa. Bamwe muri twe twinjiye mu ngabo za Kongo zononekaye cyane, zidakora neza kandi zidafite imyitwarire myiza, ingabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Twumvikanye ko impunzi zose z'abanyekongo harimo n'ababyeyi bacu zigomba kwemererwa gutaha no gutura mu mahoro. Twemeranijwe ko imiterere y'akazi mu ngabo igomba kunozwa. Twumvikanye ko guverinoma igomba kurwanya ruswa guhera mu nzego zo hejuru, hakabaho guhangana na ruswa nto.
twumvikanye ko imiyoborere myiza igomba gushyirwaho n'ibindi byinshi bisabwa. Igihe twibutsaga ubutegetsi bwa Kinshasa ku byerekeye kubahiriza ibyo bintu, twabaye abanzi ba leta. Rero ejo bundi igihe twibutsaga ubutegetsi bwa Kinshasa ku byerekeye kubahiriza ibyo bintu biri mu masezerano kandi twagiye dusinya 2012, 2019, 2020 n'ibindi biganiro twagiye dukora. Ejo bundi rero ubwo twibutsaga ubutegetsi bwa Kinshasa ku byerekeye kubahiriza ibyo bintu, twabaye abanzi ba leta. Ikibazo gikomeye na Perezida Antoine Tshisekedi nuko adashaka kubwizwa ukuri. Iyo umubwiye ukuri uba umwanzi. Namubwiye ko nta ngabo afite. Ibi narabimubwiye, tujya tunaganira kuri telefone. Ikintu afite n'itsinda ry'abantu biyita abasirikare ariko badafite morale, indero n'amahugurwa. Tekereza igihugu gifite abasirikare barenga 150, wongeyeho izindi ngabo z'amahoro 17,000 za MONUSCO, ariko tugashobora gufata Bunagana igihe cyose dushakiye. Turashaka Kongo yunze ubumwe, amahoro kandi ihamye. Turashaka ko impunzi zose z'abanyekongo zagaruka, kandi turashaka ko amashyaka yose agira uruhare muri Kongo yemererwa kuganira no kumenya ejo hazaza h'igihugu cyacu. Umuryango w'abibumbye na Afrika ntugushobora kutubwira uko tugomba kuyobora igihugu cyacu. Dukeneye Kongo nshya ifite ingabo z'igihugu kandi ziyemeje, zishyuwe neza, zatojwe neza kandi zifite gahunda nziza izarinda igihugu cyacu. Ese waruzi ko ku butegetsi bwa Kabila, yaba papa we ndetse n'umuhungu we, Kongo yabyaye imitwe myinshi y'inyeshyamba yakoze mu gihe cya Mobutu? Waruzi ko ingabo nini z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kubungabunga amahoro ku isi ziri muri Kongo, ariko nanone iracyakurikiranwa kandi kagenzurwa n'ingabo za leta? Umutwe w'inyeshyamba w'abahutu FDLR n'abandi bafashe ku ngufu abagore n'abana kandi bica ndetse ntagira n'amategeko yo kubahana. Umunyamakuru yahise yongera amubaza ati, erega ikibazo nawe uraregwa gukoresha abana b'abasirikare mbere yo gufata Goma. Igisubizo cyawe muri ibyo ngibyo ni ikihe? Ntabwo nkoresha abana nk'abasirikare. Ni gute abana bashobora gutsinda ingabo z'abantu 20,000? Iyo ni propaganda mpuzamahanga yakozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa n'abafatanyabikorwa bayo harimo Human Rights Watch, FDLR n'abandi bagamije kurwanya urugamba rwacu. Twafashe Bunagana kandi nta bana barwanaga ku ruhande rwacu. Nyuma y'iminsi mike dufashe Bunagana, numvise ibirego bidafite ishingiro ku basirikare b'abana, kandi ibyo ngibyo no muri 2013 na 2019 ibyo byose byaravugwaga. Ariko nta muntu n'umwe werekanye ko abo bana bivugwa ko binjijwe muri M23. Wasuye ibirindiro byacu, aho tugeze ubu ngubu niho imyitozo yacu ituganisha. Wigeze ubona umusirikare w'umwana hano? Ndumiwe n'ukuntu abagabo bize cyane kandi bakomeye ku isi yose bashukwa no kugaburirwa ibinyoma. Abamamaza kwamamaza babanje kuvuga ko twafashijwe n'abasirikare b'u Rwanda, ariko nta muntu watanze ibimenyetso. Nyuma y'iminsi mike noneho bari kuvuga ko twafashijwe na Uganda. Bazanye ibirego bidafite ishingiro by'abasirikare b'abana. Ubutegetsi bwa Kinshasa bwashoboye kubeshya umuryango mpuzamahanga koko? Ndahamagarira amahanga gushyiraho itsinda ryigenga ry'iperereza ryigenga, igomba kuba ririmo Abanyafurika bizewe, gukora iperereza kuri ibi birego aho gushingira kuri propaganda ya Kinshasa. Umunyamakuru yahise yongera amubaza ati, ese ubundi ingabo zawe zingana iki? Ubundi ni zingahe? Zimeze zite? Ubundi nyagunga Kongo mbere na mbere nahunganye n'abasirikare 250, ariko kubw'inkunga duhabwa n'abantu barambiwe ibiyobozi bwa Kinshasa budashyira mu bikorwa ibintu bwabo bo bishyiriyeho umukono. Ubu mfite brigade zirenga 15 hamwe n'abarwanyi 1000. Twashyizeho ibirindiro hano. Imbaraga zacu n'ubwitange, kwigomwa, guhana hamwe n'abantu badutera inkunga mu mirwano yacu. Mu myaka yose maze ndwana namenye ko atari ingabo z'ingirakamaro, ahubwo ari indero, imyitozo, ubwitange ndetse cyane cyane n'ubuyobozi bwiza. Niba ingabo ifite akamaro, none ingabo z'igihugu cya Kongo ntizigomba guhangana n'imyaka yose. Bafite abasirikare barenga 150 bashyigikiwe na MONUSCO. Umunyamakuru ati, ariko umuryango mpuzamahanga wemera ko ishyigikiwe n'u Rwanda ndetse na Uganda igice, kandi wibuke ko Amerika yavuze ko u Rwanda rwinje ku butaka bwa Kongo. Ubwo si wowe rwari ruje gufasha? Buri icyaha cyanjye gikomeye no kugira amateka yo kuboza u Rwanda ndi kumwe na Rwanda Patriotic Front. Icya kabiri, nkaba umututsi. Kubera iyo mpamvu nabaye intego yo kuba tuje y'u Rwanda. Ntabwo nize cyane, ariko ndashobora kukwizeza ko ikitwa itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye zakoze iperereza ku mirwano yabereye muri Kongo mu myaka yatambutse. Barabogamye. Icyo gihe babikoze kugira ngo banezeze ababohereje, aho gushaka ukuri kwa nyako kugira ngo n'ibibazo biri muri Kongo bikemuke. Ukuri nuko nagiye mbona inkunga ikomeye y'ingabo z'igihugu cya Kongo ndetse n'abayobozi bamwe mu bayobozi ba Kinshasa batanyuzwe n'uburyo ibintu byagenze ku butegetsi bwa Perezida Kabila ndetse n'ukuntu Tshisekedi arenze ingohe ibyo twumvikanye. Iyo guverinoma ya Kinshasa iguze intwaro nshya, nanjye mbona umugabane wabyo binyuze mu biganiro byanjye bwite mu basirikare b'igihugu cya Kongo.
urubanza rwa General Hamisi ni agace gato cyane gashobora kukwereka ibyo ngibyo. Hari birenze ibyo. Ingabo za Kongo zirya ruswa cyane, zifite intege nke. Reka isuga yibonere ibimenyetso by'ibyo twagiye tuvuga, uretse guhamagara kuri telefone gusa n'ubuhamya bwatanzwe n'abashaka gukomeza guhembwa bakavuga ibyo bashebuje bashaka. Ntabwo mvuga n'abantu cyangwa inshuti se, ndabikora. Uyu munsi ndimo kuvugana na Perezida Kisekedi, ariko bivuze ko adushyigikiye se? Baza abarwanyi banjye, ndi umuntu uzi intambara ya gerira kandi witeguye kurwana n'umuntu uwo ari we wese. Abibwira ko natewe inkunga mu Rwanda cyangwa Uganda bafite gahunda yabo yo gutwara itandukanye cyane n'impamvu zanjye muri uru rugamba. Dushyigikiwe kandi n'abanyekongo dusangiye imyizerere n'intego. Abanyekongo bararushye, bashaka amahoro, ituze n'ubuzima bwiza. Reba ku butaka bw'igihinga muri Goma, urebe hano ibunagana, kuki aka gace katashobora guhinduka agace k'ubuhinzi bwa Afurika? Ariko hamwe n'ibikorwa remezo byangiritse, abaturage bo muri kara gace bakomeje kugwa mu mutego w'ubukene. Abantu bavuga ubutunzi bunini bwa Kongo, cyane cyane amabuye y'agaciro n'ibiti, ariko mu by'ukuri baribeshya kuko abaturage ba Kongo n'abakene cyane. Ntabwo bifasha abanyekongo kuvuga ko igihugu cyabo ari cyo gikize cyane ku isi, mu gihe mu by'ukuri badafite imihanda, ibitaro, amashuri kandi bafite ubuzima bubi. Uboneye ubwabo uburyo dushyigikiwe n'abaturage benshi bo muri aka karere. Bitandukanye na raporo mpuzamahanga ko twatatanye cyangwa twahungabanije abaturage. Tuzengurutswe n'abaturage inzira zose. Wabonye bamwe mu bantu twatangiye kubwira ngo bakomeze ibikorwa byabo nk'uko bisanzwe. Abasikare bacu barasabana n'abaturage kandi bashyigikiwe n'abaturage kuko abaturage barambiwe imitegekere ya Kinshasa. Umunyamakuru yahise yongera amubaza ati, ese ushobora kumbwira muri make amateka yawe nk'umurwanyi? Njyewe navuze ku 25 Ukuboza muri 73 i Masisi. Mvukira muri Kongo, ariko nakuriye mu karere ka Rutshuru, nkomoka mu bwoko bwa Mugogwe bwo mu bwoko bw'Abatutsi. Nahagaritse amashuri yanjye maze mfata umwanzuro wo kujya muri Uganda, aho nakoreye imyitozo ya gisirikare amezi 6 mbere yo kwinjira muri Rwanda Patriotic Front mu Kwakira muri 90. Igihe nakoraga mu gisirikare cy'u Rwanda nazamutse ku ntera ya Serija n'umuyobozi wungirije wa platoon. Nyuma y'intambara yo mu Rwanda nagiye mu Burundi, aho nahuriye na Rwanda Kabira, twemeje kurwanira hamwe maze kubona ibyifuzo bikomeye n'abakuru banjye mu ngabo z'u Rwanda. Narwanye na battalion Nguruma iyobowe n'ingabo z'u Rwanda ziyobowe na James Kabarebe. Nkuko nabivuze kare, tumaze kwirukana Mobutu, Muzehe Kabila yarahindutse atangira kuturwanya, avuga ko abanyamahanga bose barwanya intambara natwe turimo bagomba kuva mu gihugu kuko tutari abanyekongo. Twaratandukanye maze dufata umwanzuro ko ntaho tujya kuko Kongo yari iwacu kandi n'ubu iracyahari, twiteguye gupfa. Muri make ubuzima bwanjye ni intambara, amashuri yanjye ni intambara, kandi ururimi rwanjye ni intambara, ariko nubaha amahoro n'umuhamagaro w'umuryango mpuzamahanga. Niyo mpamvu twasenyanye amasezerano y'amahoro yabereye i Nairobi. Umunyamakuru yahise yongera amubaza ati, ese ufite umuryango? Wumva umeze ute kuba kure y'umuryango wawe nka papa? Ababyeyi banjye bamaze imyaka myinshi ari impunzi. Nashatse muri 2009 kandi nahawe umugisha n'abana 2. Mbere y'ibyo nari mfite umwana w'umukobwa, ubu afite imyaka igera muri 18. Ntabwo ntuye hamwe n'umuryango wanjye hano, ariko turi kumwe mu mutima. Ndarwana kugira ngo umunsi umwe bazajye ejo hazaza heza muri iki gihugu. Biragoye, birakomeye, urebye ko abana banjye ari bato, baba bakeneye kumbona. Ubushize nabonye umuryango wanjye hashize amezi 7. Nubwo ndi kuvugana n'umugore wanjye, sinigeze mbona ababyeyi banjye mu myaka isaga 20 ishize, kandi birababaje cyane. Ariko kubera ko iyi ariyo nzira nahisemo kunyuramo nshakisha Kongo y'amahoro ituje kandi itera imbere, niteguye kwigomwa byose. Umunyamakuru yahise amubaza ati, biravugwa ko bamwe muri mwe bashinze imitwe y'inyeshyamba kugira ngo babone amafaranga muri guverinoma ya Kinshasa. Ese byaba ari byo koko? Hariho abafite irari ry'ubutunzi kandi bafite ubushake bwo kugurwa, ariko ntabwo natangiye uru rugamba kugira ngo ngere ku butunzi. Yaba nashakaga ubutunzi nari kubona miliyoni y'amadolari kwa Perezida Joseph Kabila, ariko narabyanze icyo gihe. Yampaye miliyoni 2 z'amadolari y'Amerika, iyongeraho amazu 2 muri Goma na Kisangani. Kisekedi nawe yampaye byinshi ntakubwira, ariko narabyanze kuko atari yo mpamvu narwanye imyaka irenga 30. Umunyamakuru yahise yongera amubaza ati, ese kuko uvugana na Perezida Felix Antoine Kisekedi? Birumvikana, ni ukuri rwose. Ushobora guhamagara Perezida nonaha ukumva ko tunavugana. Twanakundaga kuvugana, ariko mu minsi yashize ntabwo yantelefoniye kandi nanjye naracecetse. Niba nshaka kuvugana nawe ni ikibazo cy'amasegonda gusa, ariko ikibazo nuko adashaka ukuri. Ashaka bamubwira ibyo akunda, ntabwo ashaka kubahiriza amasezerano yacu.
ijambo rya nyuma nakubwira ni amahoro. Ndashaka amahoro, ubwoko bwanjye bwifuza amahoro. Nta muntu wavukiye kurwana kugeza ku munsi wa nyuma ku isi, ariko abantu bahatirwa n'ibintu bitandukanye kugira ngo batangire kurwana. Ntago nkwiye kubonwa nk'umugabo udashaka amahoro. Mfite umutima, umuryango n'abantu nitaho, ariko nk'uko nabivuze kare, n'ibiganiro by'amahoro bya Nairobi binaniwe, inzira imwe dufite ni ukurwana kugeza ku musirikare wa nyuma. Kandi rega twafashe Bunagana n'ahandi hose dushobora kuhafata. Hanga tugiye kuhagenzura neza, abaturage bature mu mahoro, tubarinde bitandukanye n'uko ingabo za leta zabikoraga.